Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabakiriye muri aya masaha mu ijambo ry'Imana. Abantu bose banyumva, Imana ibaha umugisha. Mbakiriye mu nyigisho uyu munsi nshaka kubigisha ivuga ngo hambura Lazaro wawe. Ndabashimiye kandi nzi ko iri jambo riri buhindura imibereho yawe, riri buhindura imibereho yanjye, kubera yuko iri jambo ni ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana iherekeza ijambo yavuze ikarisohoza. Nta watandukanya ijambo ry'Imana n'Imana. Rero ndabakiriye ndifuza kuganira nawe ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 11 umurongo wa 43 na 44. Bibiliya iravuga ngo reka dusome. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye asohoka azingazingiwe mu myenda n'amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfuse mu maso ye. Yesu aramubwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Shalom shalom. Bene data, guhambura Lazaro. Ndashaka ko duhambura Lazaro wawe. Lazaro wawe nindi? Lazaro ni muntu ki Bibiliya ivuga? Lazaro ni umugabo umusore mwiza cyane wari ufite bashiki be babiri, Marita na Mariya. Akaba ari famiye Yesu yakundaga buri mugoroba kujya gusangira nabo. Bibiliya ikavuga ngo Yesu bamutumaho ko Lazaro yarwaye. Yesu bamutumye ko Lazaro yarwaye, ngo aravuga ngo asibira gatatu. Ngo aravuga iyo ndwara ya Lazaro ngo si yo kumwica, ngo ahubwo niyo kugira ngo data yubahizwe. Lazaro rero arapfa. Yesu araza asanga Lazaro yarapfuye. Abantu bari mu kiriyo, bararira, baraboroga, barashyinguye. Bashiki be barazabwira Yesu bati, koko yuhaba ntago umusaza wacu aba yarapfuye. Yesu arabwira ati, ninjye kuzuka, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Baramubwira bati, twizeye umuzuko naho ibyano ntabyo ntibihari. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ikavuga ngo Yesu aravuga ati, nimujyane ku gituro. Ahageze ngo arangurira ijwi ngo aravuga ngo Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda y'abapfu, igitambaro mu mutwe, amaboko yaboshye, amaguru yaboshye. Yesu rero arabategeka ati, nimumuhambure mumureke agende. Ikintu gitangaje, Yesu yasohoye Lazaro ariko ntiyamubohoye. Inshuti yanjye, nge nawe dufite amasezerano, ariko amasezerano yacu ntituza ahari. Turibaza ni Imana yavuze cyangwa ni yavuze. Imana yavuganye nawe mu nzozi. Imana ivugana n'abakozi b'Imana batandukanye. Abahanuzi bakubwira amakuru y'iby'Imana igutekereza. Urabitegereza uraheba, ndetse waranakomeretse kubera iby'Imana yakubwiye ntabyo wabonye. Ariko iyi saha ndashaka kuvugana nawe. Inzira imwe wacamo Lazaro wawe akabohoka. Icyambere, Imana dufata urugero. Imana yaguhaye isezerano ryo kugira inzu muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri mujyi wa Kigali. Bibiliya ivuga yuko twebwe dukorana n'Imana, turabafatanya bikorwa n'Imana. Dore ikintu cya mbere ugomba gukora, sengera inzu ariko ushaka amakuru. Bibiliya ikavuga ngo hari igihe cyageze Abisirayeli barambirwa amakuru ya Mose y'igihugu cy'i Kanani. Kuva kubara 14 barambirwa ibyo bintu. Noneho Mose afata abatasi 12 arababwira ati, nimujye mu gihugu cy'i Kanani, mugende mutate mumenye ko icyo gihugu gihari. Abatasi 12 baragaruka batanga amakuru, baravuga bati, igihugu twakibonye ariko harimo ibibazo. Babiri nibo batanze inkuru nziza. Rero nawe ugomba kuba umutasi w'amasezerano yawe. Imana ikubwiye inzu, genda umenye pariseri ya Kigali aho ushaka gutura igurite, amabuye agurate, umucanga ugurute, ibintu byose umenye amakuru. Numara kumenya amakuru uyaza, uyashyira imbere y'Imana, uyasengere, ubwire Imana uti, Imana mu bushobozi bwanjye hari icyambere namenye amakuru, icyakabiri mfite amafaranga ya nayo, ndagira ngo dukorane twubaka inzu muri uyu mujyi wa Kigali, twubaka inzu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe Imana izagushyigikira. Ariko ibintu byo gusengera inzu gusa nta makuru ufite, ibyo bintu bivemo. Icyakabiri, abandi usanga bafite amasezerano y'imodoka nziza Imana izaba. Akavuga ati, Imana ngewe yambwiye isezerano ry'imodoka ihenze. Inshuti yanjye,
uwo muntu wamubaza uti se ugira perimi atashwe, uzi amategeko y'umuhanda ati reka da. Inama ya mbere giye nakugira, banza ujye kuri etoye kore wiga amategeko y'umuhanda, nurangiza kwiga amategeko y'umuhanda wiga imodoka ukore provisoire, nurangiza ujye gukora ikizamini cya perime ubone perime, hanyuma nurangiza ujye muri majerwa umenye amakuru y'imodoka, hanyuma nurangiza uze ubwire Imana uti rero uruhare rwanjye ngiyewe ndarukoze, none uruhare rwawe nawe ndarutegereje. Uruhare rwanjye rw'imodoka nshaka ngewe, niba ushaka miliyoni, imodoka ya miliyoni 10 n'urugero uti Imana ngewe uruhare rwanjye mfite miliyoni 5, ngaho noneho nawe nyongerere. Icyo gihe dusengera ibintu Imana ikabiduha, kubera yuko dufite amakuru. Hari n'ibyo Imana iduhera ubuntu, ariko hari n'ibyo dusaba ubumenyi dufite. Rero nshuti yanjye, ugomba kubura umuntu usengera ibintu byawe, ariko ukanabona afite n'amakuru y'ibyo bintu byawe uburyo byakorwa. Hari ibyo Imana idukorera nk'umwuka ni wawubura, ariko Imana irawuduha. Yesu rero aravuga ati icyambere ni mu muhambure ibitambaro byo mu mutwe. Ibyo bisobanura ibitekerezo bishya. Icya kabiri ati ni mu muhambure amaboko, bisobanura gukora. Ugomba kugira ibitekerezo bihuye n'ijambo ry'Imana, ugomba kugira ibitekerezo bishya, ugomba kuva mu bitekerezo by'ubwoba, ugomba gukora. Amaboko Imana yaduhaye gukora. Kora umurimo ushinzwe kandi uwukore neza. Icya gatatu ati ni umuhambure ibirenge. Ibirenge bya Lazaro byari bihamye. Bibiliya ikavuga mu gitabo cya Yoshua ngo ibirenge bisobanura ubutware. Aho muzakandagira, aho muzakandagira ndabahaye. Hari amakuru ufite ku buzima bwawe bwiwe n'Imana, Imana irifuza ko yakandagiramo. Kandagira. Hari ahantu Imana yabitse imbaraga zacu. Imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwacu, ziri ahantu hatatu. Icyambere, imbaraga z'Imana ziri mu rurimi rwacu. Ibintu watura buri munsi bizakugiraho ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Bibiliya ivuga mu Migani ngo akanwa, ururimi ruriho ubugingo kandi ruriho urupfu. No muri Yakobo 3, ururimi rufite imbaraga z'ubuzima kandi rufite imbaraga z'urupfu. Ibintu watura ubuzima bwa buri munsi bizakugiraho imbaraga nziza cyangwa mbi. Icya kabiri, imbaraga z'Imana zibaye mu biganza byacu. Bibiliya ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibiganza byacu birimo imbaraga, turakora, turasenga. Haleluya. Ikindi Bibiliya ikavuga ngo imbaraga zindi Imana yazibitse mu maguru, mu birenge. Ababembe baravuze ngo ni ugupfa no gupfa, reka duhaguruke tugende. Ahara Imana yadukiza. Ibirenge by'ababembe bizana inkuru nziza, inzara y'Isamariya irarangira. Ibirenge byawe bifite imbaraga, haguruka, va ahantu ugera ahandi. Bibiliya ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo igiye mu mare kuri uyu musozi kirahagije. Gutegeka kwa 2:2 ngo kirahagije, ngo nimuhindukire. Inshuti yanjye, ibirenge byawe bifite imbaraga. Hari ibyo Imana yakubwiye. Niyo mpamvu Lazaro yahambuwe muri ubwo buryo butatu: ibitekerezo, imirimo y'amaboko yacu, aho dukandagira ubutware. Haguruka rero. Lazaro baramubohora, Lazaro arakira. Ikibabaje cya Lazaro, nubwo yagombaga kugira ngo imirimo y'Imana igaragare, Lazaro arambabaza. Uzi ko Lazaro bamaze kumuhambura atigeze ashaka. Bibiliya ntitugaragariza umugore wa Lazaro, Bibiliya ntitugaragariza abana ba Lazaro. Ni umusore wazutse utagira intego. Imana rero izura ibitekerezo byawe, iguhe kugera kure, kandi uzasigira umwandu w'abagukomoka. Imana iguhe kubaka ibintu bizasigara ku isi bivuga. Imana iguhe gukora ibintu byinshi bizasigara umurage. Abantu nubwo baba batakuzi bazava ngo hari umuntu wahatuye, hari umuntu wahabaye, hari umuntu twigeze kugira mu kinyejana runaka ahindura amateka. Yesu rero aguha umugisha. Va rero mu bitotsi, sohoka mu bwoba Lazaro we, sohoka mu bwoba nshuti yanjye. Haguruka, igihe cyawe cyo guhamburwa cyageze. Iminyururu iracitse. Imana iguha umugisha. Reka dusenge.
data turagushimiye kubwa mwene data unyumva, kubwa mwene data unkurikiranye. Uwiteka umuha umugisha, Uwiteka umugirire neza, Uwiteka uhambure Lazaro we asohoka ahantu amaze igihe, umusohore mu gituro, umusohore mu rupfu, ahabwa imbaraga zo kunesha. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Shalom shalom.